kwezi kwa cyenda aya makuru nkesha umwe mu bayampaye ariko yarisomye z'ukwa cyenda ariko ryaramucitse yaguhaye yarisomye akoze ukwa cyenda yari amaze guterekamo umuvinyo wo kwa Kenisi muri Serena Hotel ahita yivamo arambwira ati shampiyona twarayimuye we ati ubwo singuhaye amakuru arambwira ati twarayimuye shatswe w'umupira no wacu ndabeze ngo twarayimuye ngo tariki 12 shaka twego dufite ubushobozi bwose ngano rakoze cyane ubwo nibitaho nzamwirukaho nyine biramubwira bati AS Kigali birashoboka yuko ariyo yakwerekezamo rwose arajya muri AS Kigali uko biri mu kode akwiranye muri izo kipe niba wibuka neza mu kude wibuke kuko uyu mukinnyi ari umukinnyi ujya abona akora ku ikipe y'igihugu nawe rero nk'umukinnyi bya equipe nationale se wabirisha nawe nk'umukinnyi udashaka gusubira muri equipe navuga yuko ari noya ashobora kujya muri AS Kigali bikazamufasha no kongera kugaruka arashaka kujya muri Real no oya ariko ari umukinnyi ugifite avenir rega muri football ikibazo nagano bufata ari cyo bita gufata risk kuvuga ngo reka mbanze nkora icyo bita relance madora carrière none se wowe uri nka Frodouard bakagutishamo kujya muri AS Kigali cyangwa Gicumbi cyangwa Marine wahitamo najye kuri bench ya APR yicare rero niba ari byo muhitiyemo najya muri Gicumbi akujya muri Marine hoya agiye muri AS Kigali yakina kuko AS Kigali siri horo biziki zakina Kipindi natangira tize izakina kandi byari biteganyijwe bwo kuzangira byari biteganyijwe ko batangira today uyu nguyu ngo ni Eliasa yakina Frodouard aha nirushwa bagomba yatangiye ibiganiro na Musanze ubwo sinzi nyiramo Eliasa ni yakanda Kigali Mediana yarakomeye oya nge namuhitiramo AS Kigali nk'umukinnyi nawe ari wowe na APR nduhitiramo Frodouard none se reka ture Frodouard nyenda kubajije ari wowe na APR nduhitiramo Frodouard hazaza ariko equipe yicara equipe yicara na APR ariko equipe yicara n'umukinnyi bakaganira kuko nawe afite APR nta mwanya ufite kuganira na Frodouard none agomba kujya bamubwiye ni habiri bamuhaye hari impamvu bagomba gusigana makuru hari impamvu gapera mugabo amakipe abiri nuko nakabyo bishoboka ariko n'igitekerezo cyo muri AS Kigali cyajemo kandi nase urumva APR arijije kuryo batazi ko AS Kigali iboneka urumva abantu badatekereza ku buryo bamuhitima yanga yabiri kandi hari nandi ubundi byabyiza bwe ngo byoroha bwe ngo shaka ikipe wagiyemo muri zishoboka na rero yanagufaterega ariko bavuga ngo ni izi ngizi hari umuntu izo equipe ko ari igiri nani hari umuntu yunganiye kuri icyo kintu cya Frodouard ngo bonjour ngo yajya muri Gicumbi kuko abazajya baba ku Murindi ariho barya ikanagumya kubahemba ubwo nyine uramubyumva Gicumbi zajya ikiri ivuye ku Murindi abakinnyi baba muri APR baba batije muri Gicumbi bo bazajya bajya kurya iriya ku Murindi iyitoreze hese rega Gicumbi zasubiraho stade bigiye kugira Gicumbi bundi stade stade batangiye ikibuga nano baranagira baracyarwana kandi n'umuntu wo muri APR ariko ntago namuvuga izina ndaza kumubereka ubwo ibyo babiteganya igihe stade zabatangiye kwakirirwa neze umukinnyi azajya yitoreza kuri tapi ajye kurya ku Murindi ngo bazajya baba ku Murindi ariho bari igihe Gicumbi zaba iri kwakirira Igicumbi kuri stade yayo igihe stade taruzo urumva ntago umuntu yakitoreza kuri tapi ajye kurya Igicumbi abarajya weye ibyo ndapera ibiteganya mu gihe stade zaba nyine yatangiye guhostinga ariko navuga ko for ubwo ifaranga niba tararikusanyije ubwo nyine namenye ko byatangiye kubadi for asabe APR nta kibazo najye muri Gicumbi niho hafi wiza muri AS Kigali yarigira muri AS Kigali na mwanya urimo uboneka direct uwo bita Eliasa hari arajya ku ruhande baba bafite uburyo bayise mu mazone ubwo ni nk'amazone ko na hafi ya SK abahari abantu batumenye ku nkuru z'imiriro yego ndumva nshaka kongera kuba uwo bamenyeho nawe urahuza nabo za nkuru utakumva ahandi urahuza nk'abo ko bavuga ko ibintu Kazunga kwita umunya-Israheli biheruka byararangiye cyose niyo abandi bivuga sigiye amushinja ko asigaye agendera ku magi yewe ntabwo ari yewe koko ubundi bo bariyemera kwiyemera bo ni indobanure na abantu b'Imana yashyizeho ntabwo wabigeranyaho ngo bishoboka niyo haba ibyabo biba byihariye ikintu cyiza cyose ni cya Israel namenye ko n'abavuzi bo ku rwego rwo hejuru nyuma ko ntabwo biyamamaza abanya-Israheli reka ari nko kuvura ni hatari ni hatari waba urwaye amaso waba urwaye iki ariko kubera ko ibyabo nyine ari original uba binahenze niyo mpamvu utumva umuntu agiye kwivuza muri Israel
nicyo umuntu yambwiye itandukana tuzumva bajya mu bihugu byo muri Aziya cyane niki kubera ko ari make ati hari ibyaho kuko ari original ari OG biba bihenze niyo mpamvu rero umunyabwenge nawe bavuga ati uyu muntu bimeze bite yaba afite inkomoko umunyabwenge wese ubwenge n'ubumenyi ni ibintu bitandukanye abanyabwenge ku isi ni bake baba bazwi usanga rero niyo mpamvu navuze nti ku bwenge karenzi mbona afite nk'ubwo abayahudi ibi rero ibyo amakuru avuze ari ukuntu amaradiyo abeshywa n'abajya kuyashinga mbaburire hakiri kare ngo urabona ngo ukiza kingwa azi gutegura amakuru oya natwe ushaka kumva ikiganiro wumva ikiganiro kiryoheye amatwi abantu batandukanye ibintu bibiri hari abagiye kuyashinga se ntizihora zivuka imirongo bayitanga se ntabwo ubibona se zihora zivuka ariko ugasanga izizwi ni nkeya ni karibu ni 30 zirashingwa meruka ari 30 ariko izivugwa ugasanga ntizishobora kugera ku 10 izizwi zo wabaza umwana umutunguye ufite akaradiyo ufite gatoroshi radiyo zumvikana cyane ahita zikubwira ni hatari waba urwaye amaso waba urwaye iki ariko kubera ko ibyabo nyine ari original uba binahenze niyo mpamvu utumva umuntu agiye kwifuza muri Israel nicyo umuntu yambwiye itandukana tuzumva bajya mu bihugu byo muri Aziya cyane niki kubera ko ari make ati hari ibyaho kuko ari original ari OG biba bihenze niyo mpamvu rero umunyabwenge nawe bavuga ati uyu muntu bimeze bite yaba afite inkomoko umunyabwenge wese ubwenge n'ubumenyi ni ibintu bitandukanye abanyabwenge ku isi ni bake baba bazwi usanga rero niyo mpamvu navuze nti ku bwenge karenzi mbona afite nk'ubwo abayahudi ibi rero ibyo amakuru avuze ari ukuntu amaradiyo abeshywa n'abajya kuyashinga mbaburire hakiri kare bajya kuri mikoro kuri abo bantu bavuga kugira ngo nabo bakiriya babe baboneka so icyo nababwira rero mu minsi mikeya babe bihanganye ni ukuvuga ngo byinshi bigiye guhinduka hari abataramu bafite gahunda nziza yo kuzana icyo bita ibitangazamakuru bikomeye kandi bihembera igihe ubwo rero very soon muzabimenya abantu nk'abo ndetse n'abandi bataramu bafite impano bagomba kuzigaragaza 24 hours nta gufunga abafite impano bigaragaza abakora mu gitondo cyakara abakora saa 9 usiku abakora saa ngapi TNT FM iyo izaba ihari ndetse na televiziyo yayo abataramu mwese buri kintu cyose uvuga ati ngiye mfite umwanya guhera saa 6:30 mpaka saa 9 ntacyo saa 9 hadi saa 12 ntacyo saa 12 hadi saa ngapi hakuna shida kandi abantu bagafatwa neza ukurwa ku kazi ugezwa mu rugo cyangwa handi ushaka gusigara gusa ugomba kuba ufite stamina kandi ukubahiriza akazi so very soon rero ibyo byose muraza kubibona ibintu byinshi bizagenda bihinduka twe ntago dushaka gukoresha abantu agatunambwe niba uhemba umuntu ngo wumve ko ugomba kumuyoboza icyuma wumve ko ugomba kumuyoboza ikindi cya kabiri umuntu apfa kuba adasenya apfa kuba atazana ibindi bintu biri aho ngaho ndetse agomba kuba agendera cyane cyane kuri mashariti ya inchi mashariti na mistari ya inchi nta bya bindi byo kuzana ubundi buntu kaba ari radiyo nzima televiziyo byigisha kandi bivuga siporo bigomba kuyizahura bikayishyira ku murongo ibyo amakuru avuze ari ukuntu amaradiyo abeshywa n'abajya kuyashinga mbaburire hakiri kare ngo urabona ngo ukiza kingwa azi gutegura amakuru oya natwe ushaka kumva ikiganiro wumva ikiganiro kiryoheye amatwi abantu batandukanye ibintu bibiri hari abagiye kuyashinga se ntizihora zivuka imirongo bayitanga se ntabwo ubibona se zihora zivuka ariko ugasanga izizwi ni nkeya ni karibu ni 30 zirashingwa meruka ari 30 ariko izivugwa ugasanga ntizishobora kugera ku 10 izizwi
zo wabaza umwana umutunguye ufite akaradiyo ufite gatoroshi radiyo zumvikana cyane ahita zikubwira uwo mwanya kandi wajya kuri lisite ya rura ugasanga ni ishyano ryose uyu munsi abanyamakuru bakenewe ni abanyamakuru bavuga ibintu biryoheye amatwi ibintu birumvikana kandi barabyitiranya rero ukumva gukiza ngo cyuriye ngo zigutegura amakuru gutegura amakuru ni kimwe nta na radiyo ifite abantu badategura amakuru ushobora gusanga n'abahanga ahubwo bayategura cyane abenshi batanumvikana kuyategura no kuba ushobora kuyavuga abantu bakayakunda ntabwo abantu si uko Karenzi n'ibyo amakuru aba yafite ariko utagira ngo abantu bakundira Karenzi cyane yuko afite amakuru menshi hari abo ushobora gusanga barusha Karenzi kuyashaka ariko kuyavuga ataryoheye amatwi ikibazo naho kiri rero amakuru yose guhera mu gitondo ibiganiro bya politiki kugeza nijoro iby'umuziki n'ibindi no kubivuga wese agomba kuba aryoheye amatwi abantu babyumva biryoheye amatwi abantu batandukanye ibyo bintu niba ushaka umunyamakuru uzanaguhenda nuvuga abantu bakaryoherwa ibyo avuga babitandukanye byaba ari amata by'ayo mavuta kuba ushobora gushaka ayo makuru cyane uri umuhanga wayo ukaba ushobora no kuvuga abantu bakaryoherwa n'ibyo uvuga ariko ikibanza cya mbere nuvuga ibiryoheye amatwi y'abantu ibyo gutegura radiyo zikomeye zigira abategura amakuru n'abayavuga ngira na radiyo Rwanda bajya bashimira icyo kintu amakuru arangiye dushimiye ikipe yateguye amakuru na zera za BBC nuko zimeze hari abategura amakuru buriya dushobora kuza mu kiganiro dufite abateguye amakuru ntabwo Karenzi abazwa amakuru Kazungu ntayabazwa Rikari ntayabazwa na Nayisa hari ushinzwe kuyashyira muri computer ku buryo Rikari azayasanga akomereza kuyobora ikiganiro natwe tuyasesengura ubundi bavuga ngo nibwo buryo bwiza bunoze bwiza uretse yihariye Karenzi y'ubutasi bwe ariko amakuru asanzwe hari ikipe ishinzwe kuyategura Karenzi bwe yakomeza ikipe itegura amakuru itandukanye n'iyavuga radiyo nyine zikomeye zifite ubushobozi hari abantu b'abahanga bazi gutegura amakuru ariko batazi kuyavuga kuyavuga mu buryo buryohera abantu amatwi aryohera ari byo rero benshi bitiranya ngo ikiza cyuriye gutegura amakuru ariko se kuyavuga abantu akabaryohera bayumva reka da ubwo rero Karenzi mikomuti yaravuze ati nayumvize ni nari nadohayemo gato nyine mbona Rikari bakwigana mbibeshya bakwipima mbibeshya yuva ko Rikari yagusimbura ubu gutigiye maze gukura reka mbabaze berese kazu reka nkubaze ni igihe cy'amezi nk'atatu ashize sibyo shampiyona idahari operasiyo wayikuraye umbwiza ukuri ahantu ngombwira nk'inkuru yabaye ubonamo operasiyo ni iyi none Serika ntitwavugaga ku matora we yarayavuze se ubuse kwa gatanu nta wundi wari washyizemo kandidatire yo kwiyamamariza kuba perezida undi kandi undi utari Walteri indese kutamuvuga ngo kutamuvuga ahubwo nahise numva nawe sikafite wowe Zandani yatubazaga ikibazo tutari muri shampiyona Zandani wazikurahe ariko nahise abwira zibazi kandi nanjye nakubwiye nti aho ni ubwo ahubwo ziba zihari nahise aravuga ngo hari undi washyizemo kandidatire hari undi wayishyizemo kandi yaje kuri rutonde rwa Walteri yaje kuri rutonde rwa Walteri ashyiramo ariko ari bwiyamamarize kuba perezida ako nagashyana bamubwira bati udakora ikosa ngwino wongere dusangire twicarane tuganire lisite tuyipange neza bamuha komisiyo none ayobora ko nagashyana umuntu wizeye kuba perezida arayobora komisiyo akabyemera bamubwiye bati udakora ikosa ayikuramo wigaragaje yarongeye rafiki yangu yarongeye natuze kuri komisiyo ndabona Rayon Sport iteretse ibiciro hanze ariko ifitemo amakuru menshi cyane abafana barekaramaga bavuga ko batabishyira hanze ariko bakavuga ko mu stade bari batarayemererwa none tukabyibaza ku itariki 15 kabisa stade ntiremerwa guti nabyo bikatubera urujijo nabonye harimo amakuru rw'uko n'amafaranga bagomba kuyinjiza ari menshi ngo umukino w'amatsinda niko bawise agaciro kawo umukino w'amatsinda Rayon Sport Visyanga bashyize ibiciro hanze kabisa magnifique naterekeho iyo graphique ni amakuru batakumva ahandi muhise mujya muri Ferwafa
iraba igiye ku ruhande abakandida ntitwabamenye yego ahasigaye ni akayunguruzo kabayunguruzo sigaye ni akayunguruzo ariko uko bigaragara birashya n'ubundi bishyira bishyito simoni cyakuraho shema n'ikindi simbona bagerayo kwiyamamaza ni ilisite ya wariteri kwifuza ni kimwe ntigerayo iragoye cyane harimo izindi biragoye cyane ibyangombwa se nibyo bitaraboneka biragoye cyane harimo izihe ntenge kuri wariteri afite intenge kuri we cyangwa kuba Fabrice yatangiye akazi nta gishya gihari none se bari muri ferwafa ko kuyobora se ubu si gishya ni iki kuki hari ndahaza shema ariko amatora ntabwo ari ay'umuntu umwe umuntu wiyizeye atanga kandidatire kuko ari cyo yumva azakora kuki bayitanze batageze kuri ofisi icyo ariko nakibajije ubwo si cyo ni kikwereka ko nawe ariko icyo si ikibazo kuko ibyo nabyo biremewe babishyize muri ofa Fabrice yagiye ku mugaragaro ku manywa izuba riva abantu bose bamureba kamera zimufata nabo bari kumwe ariko ngo hari akandi gatsiko izo mbaraga bazikurahe buriya ni akandi gatsiko ni iyindi gurupe n'abandi bashaka kwiyamamaza hari indi gurupe reka bari ko mbyita nayo yishyize hamwe bohereza amazina batageze no kuri ferwafa aho niho ahera ikibazo kuki mutiyaminiye ngo mujye kuri ferwafa akubwira ko uburyo bwose tubona aya mafoto nk'aya ngaya ubona ko bo ariko hari abandi ntabwo byateguwe kugira ngo igihe kirekire bapinge ntabwo byateguwe igihe kirekire natwe strategies ziba zitandukanye Infantino ntabwo yigeze akabya cyane yahazaga yihishahisha yigendera ku igare i Kigali abandi protokole ziracika perezidanse hehe isaha yinyuramo rwose ntabwo ahita agaragaza umunyaziya ati uyu ni we cyane uramwibuka prince wa Jordania uyu ni we ubwo rero akanze akanyenyeri uri inyuma aho tubyumva akanyenyeri kaba kari inyuma ubuzima bwarahagaze i Kigali abantu barwanira mu madolari kuri mariyoti umunyamerika wanjye nemera aravuga ati nanjye ndahari tuzaba tureba super power aravuga ati ndahari tuzabireba uwo mwarabu aho azanyura simpazi birangira Infantino abirinduye abaye igitangaza isi yose irakangarana ubwo n'abangaba nyine niyo mpamvu ubwo tubivuze tuti abambere batanze kandidatire bigaragara abakabiri bati mutahe turohereza amazina kuri imeri iki turi mu cyumweru cyaho bari gusesengura abatanze kandidatire zo kwiyamamariza kuba abayobozi ba federasiyo y'umupira w'amaguru kandi njye simbibonamo nk'ikibazo kuba ahubwo twagize n'amagurupe make yabaye babiri ubundi kuki hatabonetse benshi biyaminiye ikibazo si umuntu umwe wari kuboneka bigoye kubona lisite y'abantu icumi na shema habari za ndani mfite ni nk'uwa kane uwa kane ute uwa mbere yangwa abakoze lisite uwa mbere x uwa kabiri ntibishoboka uwa gatatu ntibishoboka shema ni nk'uwa kane ntabwo ari ugupfa gutora gusa ngo nimuzane shema hari akayunguruzo no kadasanzwe izina riravugwa mu mazina nk'atandatu kugira ngo bemeze Karenzi bamuvivure Kazungu na Isa bamuvivure kuri komisiyo runaka habaga ni nk'abatandatu uyu ni umusinzi oya uyu ni umujura oya uyu ni ibyo kuvuga ngo afite PhD ntabwo bihagije maîtrise yavanye mu Buyapani oya ibyo ntibihagije imyitwarire y'indakemwa niyo dushaka abo utagira ngo bapfuye gufata umwe reka ibintu bya liste biragoye ugomba kwigaho bikomeye bavuga izina imyitwarire ye ubusanzwe niki indakemwa mu mico n'imyifatire batuye nta kigenda umuvuga undi ntabwo shema bapfuye kumuterura gusa ngo kuko ayobora AS Kigali ngo ari umucuruzi ngo ari umukire ni nk'uwa kane ngira uwabanje yangwa uwa kabiri yangwa uwa gatatu yangwa bakavuga tuyu noneho byashoboka niyo mpamvu rero kugira ngo numve undi wipima aha nanjye ndi hano cyiza no kugira ngo nyine bipime n'amatora rega abashyuha abantu bangwa na za oya ntibazongeye kuba ubayobya babwira ngo mujye guhangana na shema sinzi uko bishoboka
ni ukugerageza yaba navuze ni akayunguruzo ntabwo bakarenga nibakarenga bazatanga akazi da ubundi ni ukurenga iki cyumweru ibindi bikazasobanuka mu kwezi kwa munani. ariko umuntu utinya kujya kuri ferwafa avuga ati yewe nabo nyoboye nimuze tujyane mwajyana n'imodoka zanyu mwakodesha kwasiteri ariko ibajyane n'abanyamakuru babe bahari bafata amafoto ntimushobora kubikora aho ni harimo akabazo kandi nkubwira ko Shema yagiye ku mugaragaro nawe bicaye inyuma kuri uwo munsi kandi amasaha yari kugenda urumva kandi no gushaka ibyangombwa ibyo ntabwo biba byihuta hari ikindi cyumweru cyo kubisesengura urabanza ugatanga amazina ukajya kwiruka mu bindi. Rikari ndakumva neza. ayo makipe urahera ya perireyo ngenda iyo ujyamo yose tujye muri reyo ndaguha meza ngo hano n'amabi amakuru meza n'amabi tujye muri reyo kuko reyo imaze gusohora ibiciro byo kuri amabi n'ameza kandi utakumva ahandi. Karenzi Rayon Sport imaze gusohora ibiciro byiza cyane byo kuri derby kaduhere ku makuru meza yayo igomba kuzura suruca abana se Stade Amahoro igomba kuzura kuko Kazungu Kazungu y'amakuru y'ishyorongi ishyorongi turajya mu kanya kuko bafite match na Gorilla turaza kuyijyamo. Kazungu abashaka ko ariho tubanza Rayon Sport amake n'ibigenda hari indi nkuru y'ubutasi inasaba ko rwose abareba batanga amafaranga Rayon de buzuze stade kuko Rayon Sport ifite ibibazo by'amafaranga bikomeye. Uti bimeze biti ni operation ntoya yabaye ejo. Yego ku munsi w'ejo abantu bageze ku myitozo ya Rayon Sport babonye ko umutoza w'ikipe ya Rayon Sport byo nahise yavugaga ngo Ayabonga niwe wakoze cyane. Yego umutoza w'ikipe ya Rayon Sport yageze ku myitozo saa 11 zirenga za nimugoroba yaragomba kuhagera saa 9 ahagerana n'umutoza wungirije wa wundi w'umurundi ndetse n'umunyatuniziya n'abakinnyi babiri babita Kuyate yego umugardiye ndetse n'uwo bita Mohamed Sheri mu modoka imwe kuma bafite akavuatire gato yabwo bicaye he kiretse n'abarayihinze ariko ashobora kuba bafite ebyiri buriya bakwirwamo muri iyi imwe urumva ni batandatu bafite bashobora kuba baraje muri ebyiri ngo imyitozo ya Rayon Sport ibiteganyije ko itangira saa 9 bo bahageze saa 11 saa 11 zirenga ubwo bari bakereweho amasaha abiri cyane byagenze bite yego ni iki cyatumye umutoza wa Rayon Sport na bamwe mu bakinnyi ndetse n'abatoza bungirije bazi imyitozo igiye kurangira imyitozo igakoreshwa na Ayabonga wenyine ejo naringize ngo bo kuva mu bihugu byabo nk'ubushire ejo yarambwiye ngo Yusudi yanyaraza nataza impanga ya Rabini ngo ndabamusibiza ejo sinabivuze kuri radio umuntu yakwibeshya ambwiye ngo oye ntabwo amakuru yo gutaragura sinyemera umbwira ikintu wizeye ko wagiye bamuyobya nawe ubwo rero Karenzi wakomeza niba muyobya nawe akaba yakuyobeje naringize ngo ni Ayabonga kuva muri Afurika y'Epfo ba Yusudi baraza oya ejo ku myitozo ejo bakererewe amasaha abiri kuri menshi ni ukuvuga ngo bisi ifata abakinnyi saa 8 ntabwo bushize ko nasanze Rushema Chris nandi hari na ishimwe Fisto bategereje bo munsi ya IPRC Kicukiro saa 11:18 nibwo bahageze ku myitozo imyitozo ikwiriye gutangira saa 9 Mohamed Sheri Dirisa Kuyate batoza batatu bose nibwo bahageze saa 11:18 tibyagenze bite rero ubusanzwe abo yewe bari ngombwa bakoresha amatara nta matara hari amatara hari kuri mu Nzove nta matara ntayo ubwo bakoze igihe gito cyane rero urumva uti byagenze bite ubusanzwe bageze ku myitozo saa 11:18 ba Mohamed Sheri
kandi ubundi bahagera saa 9 ngira ngo bagatangira saa 9 n'igice ariko saa 11:18 irangiye nibwo bahageze abatoza. byagenze bite rero? Umutoza wungirije ubusanzwe ntabwo abana nabo kuri hoteli, ariko afite imodoka. Rotifi undi oya Murundi Haruna Feruzi. Haruna Feruzi rero ajyayo kubafata kuko ari benshi kugira ngo baze mu modoka ebyiri kuko ntabwo bakwirwa muri imwe. Yagiye rero kuri hoteli Feruzi ajyayo nk'ibisanzwe. ahageze amaze kwinjira abarinzi bo kuri hoteli araparika bafunga igipangu. Feruzi araparika mu gipangu bafunga igipangu baragifunga abarinzi. ajya kureba abatoza baripanga bose bajya kujya mu myitozo, ariko baza kubamenyesha batariko ntabwo uyu munsi musohoka muri hoteli. baba kwihe hoteli? Kuri hoteli hariya Nyarutarama. Delight ntukavuge bizinesi z'abantu ntabwo mpfa kuvuga hano. Ni hoteli iri Nyarutarama, tutazana brandi yaho itatwishyuye hano, sibyo? nta kibazo. So bati kujya gusohoka uyu munsi murabanza kwishyura amafaranga. Atoza bagira ngo nyine ni blague, kandi abayobozi ba hoteli bari bamaze gufata icyemezo ko amafaranga amaze kuba menshi, kandi bagerageje kubabwira ko bagomba kwishyurirwa, bakabona Rayon Sport ntacyo irimo ibikoraho ku buryo fagitire irimo ikabakaba hafi miliyoni 15 mu minsi ingahe? Nyine ubwo ndi kuba Rotifi yaje ryari? umutoza mukuru. Rotifi yazana n'umwungiriza we n'abakinnyi babiri, Mohamed Sheri na Rayane. oya Rayane we ntabwo arimo na Drissa Kuyate bamaze ukwezi kuruzuye. Rayane so cumbikiwe he? Rayane we sinzi aho aba aricumbikiye kuko si umukinnyi w'ikipe, na hoteli yagiyemo abakozi b'ikipe, urumva? nuko bati ntabwo uyu munsi mujya mu myitozo. baje tariki 27 z'ukwa gatandatu turi 20